iyo ufite intangiriro y'imirimo myiza ugutabariza Imana abona ahantu ahera, kuko iyo mirimo ayeretse Imana ibasha kugutabara ikakukiza byanze bikunze ikanakuzura. Izina rya Yesu rihabwe icyubahiro. Ndabashuje mwese abanize amatwi n'abamurikiye. Iwe ni umunsi mwiza twongeye kugira ngo twongere tuganire amagambo y'Imana. Ndabakunda kandi nanjye nizeye ko munkunda. Izina rya Yesu rihabwe icyubahiro. Ngiye muvugana ni Mutabazi Alegisi, nkaba nuruka mu itorero ry'Ikabuga, ihuriro ryakorwe paruwasi yacu ya Tyazo. Nabi wacu ari Nyamasheke. Izina rya Yesu rihabwe icyubahiro. Nkuko mubizi babweho n'umugabo mfite abana n'umudamu, ariko njya nezezwa cyane yuko mukunda kumurikira kandi nanjye numva nahwema kubagezaho ijambo ry'Imana. Izina rya Yesu rihabwe icyubahiro. Mwana masaha y'umugoroba rero nkaba nifuje ko twakongera tukaganira ku ijambo ry'Imana. Izina rya Yesu rihabwe icyubahiro. Nibyo turashima Imana twebwe turi bazima. Kuba turi bazima hari n'abandi bamaze kwibagirana, ntacyo twatanze rero ntacyo keretse ubuntu bw'Imana twagiriwe. Izina rya Yesu rihabwe icyubahiro. Mwana masaha rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 9 ku murongo waho wa 36. Iryo jambo ry'Imana tukaba twagise ko ari ijambo rivuga ngo kwibukwa n'imirimo myiza. Iryo jambo ritubwira uburyo Tabita yagize imirimo myiza kandi ishimwa n'abantu, kuko yari umunyabuntu n'impuhwe nyinshi cyane. Reka nsome mwiyumvire, byumvikane ko namwe mwumva ko mukwiriye kugira imirimo myiza kugira ngo namwe mu gihe muzamugeze mu makuba muzibukwe n'imirimo myiza muzamwakoze. Izina rya Yesu rihabwe icyubahiro. Kadusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo aratubwira ngo Petero azura Tabita. Kandi iyo hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita, bisobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myinshi myiza n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara arapfa. Bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru, kandi kuko i Luda hari bugufi bw'Yopa. Abigishwa bumvise ko Petero ari bamutumaho abantu babiri bamwinginga ngo bati, ngwino uze iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo. Asohoye bamujyana muri cya cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara uruhande rwe barira, berekana amakanzu y'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Ku murongo wa 40, Petero abaheza bose, arapfukama arasenga, ahindukirira intumbi ati, Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera b'abapfakazi amubaha ari muzima. Bimenyekana Yopa hose, benshi bizera umwami. Nuko amara iminsi myinshi Yopa acumbitse kwa Simoni umuhazi. Yesu wacu nashimwe cyane. Haleluya. Turashima Imana yacu ko ijya yibuka imirimo. Tumaze gusoma amagambo meza cyane kandi mbasha kwifuriza nawe muri kunyumva
uburyo Petero yazuye Tabita, kandi Tabita yari yapfuye. Birumvikana ko twebwe turi hano muri iyi si duhagaze mu mwanya wa Yesu, nk'uko Yesu yavuze ngo tuzaba abahamya bo kumuhamya hirya no hino, kandi mu mpande zose z'igihugu, abamurikiye n'abaneza amatwi mu mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda n'abo ku mipaka. Reka mbashishikarize kugira ngo mugire imirimo myiza, kugira ngo Imana izabibukireho, kandi iyo mirimo ntizabasha kuba batura Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ijambo dusomye dusobanukiwe yuko Yuda hari niho Petero yarari arimo akora imirimo n'ibitangaza. Iyo dusomye hari tubusanga ko hariyo umugabo yari yakijije witwa Ayineya. Uwo nguwo yari amaze iminsi yararwaye, ariko ageraho arapfa. Ariko aho bigeze Petero ajyayo aramukiza. Amaze kumukiza, inkuru ya Petero akoze kuri Ayineya imenyekana ahantu hose, kuko hari bugufi rero bw'Iyuda niyo pa byari biri hamwe. Inkuru zimenyekanye, zimaze kumenyekana, biba ngombwa yuko Petero bajya kumuzana, kuko Tabita yari amaze kurwara biviramo no gupfa. Muri ubu buzima turimo tuzi ko umuntu abanza iyo ageze aho arwara, arabanza akarwara, yamara kurwara akabaho, akaba ari ngombwa ko abasha kwirwaza. Kwirwaza ni gute rero? Iyo afite intege nke agerageza kujya kwa muganga akijyana bigakunda, cyangwa se abakigenza. Ariko Tabita yararwaye, abasha kwijyana kwa muganga. Mu kwijyana kwa muganga araremba, ageraho abasha kuryama atakibasha kwijyana. Ubwo yaragenda agacika intege, agera ahantu noneho biba ngombwa yuko aryama, ntiyakibasha kwijyana. Muri uko kurwara kwa Tabita yararembye, amaze kuremba bimuviramo yuko apfa. Ariko Yesu wacu ni umwami, izina Yesu raba icyubahiro. Uwo Tabita Bibiri tubwiye yuko yagiraga ubuntu bwinshi, kandi akagira n'imirimo myinshi. Haleluya. Birumvikana ko iyo umuntu afite imirimo myinshi n'ubuntu bwinshi, abasha kugira impuhwe. Iyo afite ibyo kurya arabitanga, iyo afite icyo abasha kurusha bagenzi be abasha kukigiraho ubuntu bwinshi, bitewe ko aba bifitiyemo ubuhamya, impamyabushobozi yo kugira ubuntu bwinshi. Noneho Tabita amaze kurwara, amaze kuremba, amaze kugera aho apfa, abo yagiriye impuhwe, abo yashyizeho ubuntu bwinshi barabimenya. Bamaze kubimenya bumva ko ari igikuba kibacitsemo, kuko bari babuze Tabita bakundaga, kandi nawe abakunda. Tabita rero abo yagiriye neza, abo yambitse, abo yagaburiye, abo yabashije kugiraho imirimo myiza ku buzima bwabo, akimaze gupfa, amaze gupfa, bagira impuhwe nyinshi, barabarira cyane, bumva ko babuze ibyiringiro, cyangwa se ko babuze amahoro mu buzima bwabo. Niko bigenda iyo umuntu yatugiriye neza, ntabwo twibagirwa ko yatugiriye neza, bituma duhora tumwibuka mu buzima twiberamo bwa buri munsi. Tabita amaze rero gupfa, abapfakazi yambitse, abapfakazi yagaburiye, abapfakazi yagiriye inama, abapfakazi yagerageje gufasha mu mirimo itandukanye, imfubyi yambitse. Mbese wari ufite icyo akenye cyose, iyo yageraga kuri uyu nguyu Tabita yamugiragaho ubuntu bwinshi n'impuhwe nyinshi. Izina rya Yesu rihabwa icyubahiro. Tabita amaze gupfa, bose ngo barahurura, abarira bararira, ndetse bagerageza kuzana n'ibimenyetso bifatika ku mirimo myiza Tabita yajyaga bagirira. Izina rya Yesu rihabwa icyubahiro. Akimara gupfa, haboneka abantu bajya kureba Petero kugira ngo aze abakirize Tabita wabo bakundaga. Haleluya. Kuko uyu Petero yari afite ububasha bwo gukiza abarwayi, yari afite ububasha bwo gukiza ibirema,
ndamwibuka ari ku irembo ryiza Petero na Yohana ngo bajya gukiza ikirema cyaciye ku irembo ry'urusengero ngo hitwaga ngo ku irembo ryiza, ariko ngo kibabonye kirabatumbira kugira ngo babashe kuba bagihereza amafaranga yo kubuzima bwabo bw'icyo kirema cyagishingiye mu gusabiriza ngo barebe icyabasha kuba cyamutunga. Ariko ngo Petero aravuga ati feza n'izahabu ntabyo dufite, ariko dufite icyo dufite tugiye kukiguha mu izina rya Yesu, haguruka. Aho naho Petero yakoze igitangaza, uwari ukirema abasha guhaguruka aba muzima aragenda. Noneho inkuru za Petero z'uko yari afite impano yo kuzura no gukiza yari izwi cyane, kandi yaramamaye impande zose, afite ububasha Uwiteka yamuhaye bwo gukiza no kuzura. Maze ngo bagiye kumureba aho ngaho i Luda, bamuhamagara ngo azi Yopa, dore ko hari bugufi baturanye, yari uturere duturanye. Maze ngo Petero amaze kubyumva ntabwo yatindiganije ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yasahaguruka vuba vuba ajya gutabara, kuko yarahurijwe. Sinajya siragwe cyubahiro. Haleluya. Uyu Petero ngo amaze guhagira bamubonye baramwishimiye, baramunezererwa. Ndajya nkubwire nawe nujya utabazwa na mwene data, mugenzi wawe muturanye, umuvandimwe wawe muturanye, inshuti yawe muturanye, ntuzigere utindiganya, ujye umutabara vuba, bitewe ko naho Imana izahakwibukira. Kandi ugire icyo umurusha ujye ukimuha, kuko nawe ni imirimo myiza izakurengera, nk'uko uyu Tabita yamurengeye ageze aho apfa byarangiye. Izina rya Yesu bagwe icyubahiro. Mu buzima turimo birasaba ngo nimba Uwiteka yaradusizeho tukaba tubana muri iyi si turi bazima, dufite icyo turusha abandi, ndaguha message cyangwa se ubutumwa bwiza bw'uko ukwiriye kwita kudafite icyo afite, kugira ngo nawe ubwawe ubashe kumurengera, kuko Uwiteka yagusigaje agira n'icyo akusumbirisha ku bandi, kugira ngo nawe ntuzagihererane wenyine, ujye ufasha bagenzi bawe bafite icyo ufite icyo barusha. Yesu wacu ntabwo icyubahiro. Ijambo ryatubwiye ngo Petero amaze guhagera, abo yadodeye imyenda, abo yagaburiye, abo yahaye ku mafaranga, abo yagiriye neza, ngo bahise baza bereka Petero imirimo yose Tabita yabagiriye. Yesu wacu ntabwo icyubahiro. Uyu Tabita aho yari yaryamye yapfuye, ntabwo yari azi amarira abo yagiriye neza bari kumugirira. Uyu Tabita aho yari yapfuye, ntabwo yari azi ko ubuzima bwe bwabasha kugaruka. Uyu Tabita aho yari yapfuye, ntabwo yari azi neza yuko ubuzima bwe buzongera kugaruka, ariko umunyamirimo abasha kurengerwa n'imirimo yakoze. Yesu wacu ntabwo icyubahiro. Nawe turi kumva nano magambo y'Imana turi gusangira, ndakwinginze ukimara kumva buno butumwa turimo dusoma, nawe tangire kureba aho wacugikiye, ubashe gusubukura ibyo wamaze kwica mu mikorere yawe, kugira ngo nawe ubwawe umenye neza ko Uwiteka yagusigaje, kugira ngo uzabere mugenzi wawe umuri kumwe, uzabere mugenzi wawe ufite icyo urusha igisubizo, kuko hari ku mpamvu z'uko Imana ishaka igukoresha imirimo itandukanye, kandi iyo mirimo niyo Imana izaguhembera. Izina rya Yesu bagwe icyubahiro. Bibiliya yatubwiye ngo amaze gupfa baramwuhagira, bamushyira mu cyumba cyo hejuru, kandi byari ngombwa yuko iyo umuntu abaga akuwe mu mubiri apfuye, baguma kumwuhagira, bakamurimbisha kwesa kose, bakamutegura neza, ubundi akamushyira ahantu habugenewe, kugira ngo abandi miryango, inshuti n'abavandimwe basange nyine byateguwe n'abantu bamaze kumuba hafi. Yesu wacu ntabwo icyubahiro, bitewe ko ajya twibuka tugeze mu bikomeye. Izina rya Yesu rihabwa icyubahiro. Nuko rero bamaze kumukarabya, bamaze kumwambika, ngo bamujyana mu cyumba cyo hejuru. Mu cyumba cyo hejuru rero Petero yaraje. Amaze kuza bamwereka imirimo myiza Tabita yakoze. Bararira, kandi kurira kwabo kwagize umumaro, bitewe yuko Imana yamuzuye ku mpamvu z'uko hari abari kumuririra kubw'imirimo myiza n'ibitangaza Yesu wacu ajya abasha gukora, ashingiye ku mirimo tujya dukora.
Yesu wacu nashimwe cyane. Wabaza ngo ni iki cyatumye Uwiteka agusigaza wewe turi kumvana aya magambo uri kundeba nanye nkaba ndi kuri televiziyo kugira ngo ubutumwa ubwumve? Nuko Imana ishaka kutunganya ibidatunganyije, itunganya aho wagize ubunebwe wikosore, aho wabashe kuba aryo wiciye utakoze byiza ubashe ubikore, kandi nubikora imirimo yacu igira ahantu yandikwa mu gihe gikwiriye, Imana ikayitwibukiraho izina rya Yesu rw'icyubahiro. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo Petero ahageze atega amatwi arabumvira, bumva ibyo bamubwira abitega amatwi, ariko anezezwa yuko bakumubwira ko Tabita yari afite imirimo. Iyo ufite intangiriro y'imirimo myiza ugutabariza Imana abona ahantu ahera, kuko iyo mirimo ayeretse Imana ibasha kugutabara ikakukiza byanze bikunze ikanakuzura. Izina rya Yesu rw'icyubahiro. Haleluya. Noneho ngo Petero, Bibiliya yatubwiye ngo arabaheza bose. Haleluya. Arabaheza, arabacyaha, bamuha umwanya. Bamaze kumuha umwanya, nawe yereka Imana imirimo ya Tabita, arasenga asaba Imana yuko Tabita abasha gusubirana ubuzima bwe. Yesu wacu ntabwo icyubahiro. Haleluya. Kuko Imana yacu imba gusenga, kandi amasengesho yacu Imana irayakurikirana cyane ikayaha agaciro. Noneho ngo Imana yumva gusenga kwa Petero, Imana yibuka imirimo, ibona imirimo ya Tabita. Noneho ngo Imana ibasha kumuzura. Imaze kumuzura, abariraga amarira yabo barayahora. Izina rya Yesu rw'icyubahiro. Imaze kumuzura, ababa bafite agahinda bagarurirwa ibyishimo. Imaze kumuzura, Tabita arongera ngo arabyuka aricara. Yesu wacu nashimwe cyane. Haleluya. Nuko rero amaze kuba muzima, amaze gukira, amaze kuzuka, asubijwe ubuzima bwe yabuze, ubundi ngo Petero ngo amufate ukuboko amubahereza ari muzima. Izina rya Yesu rw'icyubahiro. Kwano masaha rero ndakwinginze kugira ngo nimba waragize intege nke mu gusenga, wongere usukure gahunda zo gusenga. Niba waragize intege nke mu mirimo yawe yo gukiranuka, wongere usukure aho wacugikiye ukora imirimo yo gukiranuka. Nimba aho wacitse intege hose, ukimara kumva rino jambo ry'Imana, buryo Imana yibuka imirimo, nawe ugira ikintu ukora mu izina rya Yesu. Amen. Iyo dusoma turebye twibuka ko hari n'undi Imana yibukiye imirimo, Hezekiya. Naho Imana yaramwibutse ngo ageze ahantu atanga ibye. Yesaya agiye kumubwira ati kwesa kose Uwiteka aramwotanga ibyawe, kuko igihe cyawe cyo kuba cyarangiye. Nuko Hezekiya amaze kubyumva, yumva ko akwiriye kwiberaho, yumva ko akwiriye gukomeza kugira ubuzima bwiza, yumva ko akwiriye kuba mu buzima bwo kubana n'imiryango, kubana n'inshuti ziwe. Ngo ariko Hezekiya arapfukama ngo yerekere ivure, cyangwa se yibutse Imana imirimo, yibutse imirimo yakoze yose mu buto bwiwe, yibuka uburyo yabanaga n'Imana, yibuka uburyo yaretse ubusinzi, yibutse Imana yaretse ibidafite umumaro, yaretse intambara, yaretse amahane, yibutse Imana ko hari ibyo yaretse, ahubwo yereka Imana imirimo myiza yakoze. Ariko ngo Imana ko irebye imirimo iramwibuka. Haleluya. Yesu wacu nashimwe. Akibutse Imana imirimo n'ibyo yakoze rero, Imana imaze kwireba isanga ko ibyo ayibukije, Imana isanga ko bifatika biri byo. Haleluya. Tugira Imana itagibeshwa na gatoya. Iyo tuyibwiye bihari bifatika, irabireba ikabyibuka. Izina rya Yesu rw'icyubahiro. Ariko ubibwiye nabyo wakoze, ntabwo yabyima. Tugira Imana irebera hose icyarimwe, ikamenya ibyarangiye, kandi ntabwo igisobwa kugira icyo itabona, byose irabibona. Ariko ngo Hezekiya amaze kwereka Imana imirimo, ubundi Imana imaze kubireba isanga Yesaya, iramubwira ati ntacyo mwana wanjye, nakubonye, subira kwa Hezekiya umubwire ko Imana, ko numvise gusenga kwiwe, ko imirimo yanyeretse nayibonye, umubwire ko mwongera imyaka 15 yo kubaho. Izina rya Yesu rw'icyubahiro. Haleluya. Ibyo byose rero ndagira ngo ubwire yuko ikintu cyiza cyose ukoze kitajya
kitajya kiba ikipfabusa imbere y'ubuzima bwawe. Yesu wacu ntabwo icyubahiro, izina rya Yesu rishimwe. Haleluya. Ukimara kunyumva rero ndagira ngo nawe mubwire ngo ugire ucunguze umwete, ukora ibyiza, ushaka imirimo myiza ukiri muzima, kuko tumenya iminsi ishize ariko ntabwo tumenya iminsi isigaye. Ejo watungurwa, ejo natungurwa, ariko byaba byiza dushatse imirimo myiza dukora, Imana yazatwibukiraho, abantu bazatwibukiraho. Byaba byiza gukora imirimo myiza hakiri ku manywa, kuko hari igihe bwakwira umuntu yabasha kuba yagikora yakora. Yesu wacu nashimwe ko yumva gusenga kwacu, kandi ibyo dukora byose bijya by'agaciro. Izina rya Yesu rishimwe cyane. Uri kunyumva ano magambo turimo tusoma, reka dusenge kugira ngo nawe usukura aho wacikirije, wongere ugire ishyaka ryo gukora imirimo myiza. Izina rya Yesu nabwo icyubahiro. Data wa twese, Imana yacu, Imana ikomeye, Imana yo kwiringirwa kandi Imana y'amahoro, turagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko utajya uhinduka na gatoya, kandi kuri Imana yumva gusenga, uri Imana yita ku mirimo y'abera, uri Imana data twese utajya uhinduka na gatoya. Izina ryawe rishimwe rero. Reka Mwami abari kumva ano magambo mazima atajya ahinduka, amagambo yawe y'ubuhanga, Mwami Yesu data, bashaka ko bagira ibyo basukura, bahimbaraga babashe kubishobora mu izina rya Yesu. Nanjye uri kumva Mwami Yesu amagambo, reka nkomeze gushaka imirimo nzabasha kwibukirwaho nabo turi kumwe, Mwami Imana, kandi iyo mirimo data twese Uwiteka Imana ikomeye izabashe kumesha, Mwami Yesu, ibyiherezo ryiza. Izina ryawe icyubahiro. Data wa twese Uwiteka rero uri mwiza kandi urashoboye. Reka Mwami Imana Uwiteka nyir'ingabo rero abayumva data amagambo babashe guhindurwa nayo. Izina rya Yesu rishimwe. Urakoze kubyumvise mukunzi mwiza, ni mu izina ryiza ryo kwiringirwa. Amen.